Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Shalom bakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuhuza kandi bifuriza kugubwa neza binyuriye mu mwami wacu n'ubundi Yesu Kristo. Ngiye muganira rero ni Bagabo Joseph kandi ngarutse ku bwa Saveur Divine kugira turusheho kuganira no kungurana ibitekerezo bishingiye ku ijambo ry'Imana. Mumaze kubimenyera rero uru n'urubuga rwa Saveur Divine rubagezaho ijambo ry'Imana cyangwa se rubagezaho ibiganiro bishingiye ku ijambo ry'Imana. Iki cyumweru turimo tuganira rero hejuru yo guca bugufi. Nanjye sinjya kure yabyo nkuko abambanjije babivuzeho, bagiye bavuga amagambo menshi ashingiye ku ijambo ry'Imana agendanye no guca bugufi n'umumaro wo guca bugufi. Nanjye ndashaka kugira ngo tuganire guca bugufi nk'ibanga ryo guhumurizwa n'Imana. Bene data njya ngo tuganire cyane guca bugufi nk'isoko cyangwa se nk'ibanga ryo guhumurizwa n'Imana. Natinze reka twifashishije amagambo dusanga mu gitabo cy'Abakorino, urwandiko rw'Abakorino rwa 2 ibice byaho 7, turasoma umurongo wa 5 ndetse no wa 6. Urwandiko rw'Abakorino ibice byaho 7, Abakorino ba 2, urwandiko rwa 2 rw'Abakorino ibice byaho 7, umurongo wa 5 no wa 6. Haravuga ngo ubwo twazaga i Makedoniya, imibiri yacu ntirakaruhuka na hato, ahubwo twababajwe uburyo bwose, inyuma hari intambara, imbere hari ubwoba. Ariko Imana ihumuriza abicisha bugufi. Ndagira ngo ahantu twongere wozumva kino kiganiro uzongere uhatekerezaho cyane. Havuga ngo ariko Imana ihumuriza abicisha bugufi, yaduhumurishije kuza kwa Tito. Izi nibyo Paulo yavugaga. Aravuga ngo ubwo bageraga i Makedoniya, kuko aravuga ngo ubwo twazaga i Makedoniya, aravuga ngo imibiri yacu ntirakaruhuka namba. Kandi avuga ibyo baciye mu byo biteye ubwoba, kuko yaravuze ngo twababajwe uburyo bwose. Ntabwo bwari uburyo bumwe, ahubwo baravuga ngo twababajwe uburyo bwose. Nibyo byabateraga hari ubwoba, bikabatera no guhangayika, bikabatera n'izindi ntambara. Kuko baravuga ngo ubwo twageraga i Makedoniya cyangwa se ubwo twazaga i Makedoniya, imibiri yacu ntigeze iruhuka bitewe nuko twababajwe uburyo bwose. Aravuga kandi kubabaza kwacu byadukuririye intambara, binyuma hari intambara, imbere hari ubwoba. Muri makeya barwanaga intambara ziri inyuma zigaragara, ariko bigatuma no muri b'imbere bagira ubwoba mu mutima. Ariko avuga amagambo akomeye, ariko umurongo wa 6 ariyo ngira ngo tuze kuganiraho no kugira ngo tuyatekerezeho. Aravuga ngo ariko Imana ihumuriza abicisha bugufi, yaduhumurishije kuza kwa Tito. Imana yo mu ijuru igihumuriza abantu bicisha bugufi. Bene data ngo tuganire, nongere mbibutse, nongere babwire ko Imana yacu ikorera mu kwicisha bugufi. Imana yacu igihumuriza abantu bicisha bugufi. Turetse kuri aya magambo tugasoma igitabo cy'Abacamanza, nubwo ntajya kwasoma, guhere ku bice byaho 3 ugera ku murongo wa 15 ukamanuka ukagera nko ku murongo wa 30, ubona ko Imana igenda ihumuriza iteka ryose abantu bicishije bugufi. Izo igitabo cy'Abacamanza ugenda ureba ko igihe cyose Abisiraheli bagiye bagomera Imana bakishyira hejuru, Imana yagiye ibareka ikabashyira mu maboko y'abanyabyaha, bakabakubita, bakabamerera nabi, bakagira ibihe bibi. Ariko ngo bahindukira baca bugufi, Imana ikabahagurikiriza umuntu wo kubarokora amaboko y'ababamereye nabi. Mwene data, guca bugufi harimo isoko yo guhumurizwa n'Imana. Iyo usomye ku murongo wa 15 mu Bacamanza ibice byaho 3, usanga ko hari igihe Abisiraheli bagomye, ariko bagera igihe baca bugufi, bibuka yuko Imana ikorera mu guca bugufi. Imana yagurutse Otineri, mu nyuma barongera baragoma, ariko barongera bakorera mu guca bugufi, bibuka ko Imana ikorera mu guca bugufi. Imana guhagurutsa Ehudi, nuko byagenze kuba guca bugufi kwabo. Imana yagurukije na Debora, bigira n'ubwo yagurutse Gideyoni. Haleluya. Imana ikorera mu guca bugufi. Bene data,
mwe mutega amatwi ikiganiro cya Saveur Divine, ndagira ngo mbabwire guca bugufi ni ikintu gikomeye cyane kandi Imana ikoreramo. Nusoma iki gitabo neza uzagenda urebe usanga ko Abisirayeli igihe cyose bishyiraga hejuru ntabwo Imana yakoranaga nabo. Imana yavaga muri bo, abanyamahanga bakabakubita bakamerera nabi, ariko igihe cyose bacaga bugufi Imana yarazaga ikabana nabo, igahagurutsa umuntu babonaga bitanashoboka, Imana ikaza igakorana nawe. Niko yabwiye na Gideyoni ngo yaciye bugufi abwira Imana ngo Mana sinshoboye. Imana amunya ngo genda uko imbaraga zawe zingana ndakorana nawe. Rega uko ungana, uko uteye, uko umeze si ikibazo, ukeneye guca bugufi imbere y'Imana, Imana igakorana nawe bikomeye. Naho kwigaya kuva yuko udashoboye, kuva yuko ntacyo uri cyo si ikibazo. Imana ikeneye kwicira bugufi igakorana nawe bikomeye. Niko yabwiye Gideyoni. Somya Amacamanza ibice 16:28. Somya Amacamanza naho yaganiye na Samusoni ngo amaze gutakambira Imana, ngo amaze no kuyinginga, Imana iramubwira ngo ngiye kugufasha. Imana iramufasha ibana nawe, bahorera amaso Abafilisitiya bari baranogoyemo. Guca bugufi ni kimwe mu ntambwe ituma umuntu yongera guhagarara neza. Nusoma Abacamanza 16:28 ngo nuko Samusoni atakambira Imana, Uwiteka aravuga ati, Uwiteka Mana ndakwinginze nyibuka. Yaraciye bugufi aravuga ati, Uwiteka Mana ndakwinginze nyibuka. Kandi Imana iramwibuka, ndakwinginze mpa imbaraga akanya gusa Mana kugira ngo mporere amaso yanjye. Kankubwire ngo guca bugufi ni ikintu gituma Imana yongera gusuka imbaraga muri wewe. Samusoni yaciye bugufi atakambira Imana, gira Imana ngo Mana nyibuka nongere ngira imbaraga. Imana imusukaho imbaraga, ahorera amaso yiwe. Reka nkubwire ngo guca bugufi ni intambwe ikwinjiza mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Y'abantu babimenyaga bese guca bugufi kugira ibintu byinshi byiza. Y'abantu babimenyaga bagaca bugufi, ko guca bugufi ni irembo rituma umuntu yinjira agomba kwinjira. Ni irembo rituma umuntu yinjira mu guhumurizwa n'Imana. Abisirayeli nta kindi kintu cyatumaga Imana zikabahumuriza, igakorana nabi bikomeye, igakorana nabi ibintu bidasanzwe, nuko bacaga bugufi. Ariko igihe cyose bikiraga hejuru byarangaga. Guca bugufi ni ikintu gikomeye. Bene data bashiki banjye, nanjye nabakangurira guca bugufi nk'isoko cyangwa se nk'ibanga rituma uhumurizwa n'Imana. Niko twatangiye tuvuga, hari Paulo yababwiraga nayo ngo twahageraga imibiri yacu yari taruhuka, inyuma hari intambara, imbere hari ubwoba, ariko Imana ihumuriza abicisha bugufi. Bihagurutsa Tito azanye ihumure kandi bagubwa neza. Reka nkubwire ngo nawe guhumurizwa n'Imana kuri hafi yawe, ariko biragusaba guca bugufi. Ese mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Luka 18:10 kujya ku 13 wasanga abagabo babiri, umwe yari umufarisayo n'undi ari umukoresha w'ikoro, ngo bagiye gusenga bombi binjira mu rusengero. Umwe aragenda afite umutima wishyize hejuru, biyavugaga byari ukuri, ariko agenda afite umutima wishyize hejuru. Wagiye gusenga waramanza ngo Mana jewe simeze nk'abareba bose, kandi ngiye niriza ubusa kabiri ku cyumweru ntaga kimwe cya 10 n'ibindi byose, rega sinsamara sindi umunyabyaha. Ariko abivugana umutima wishyize hejuru. Undi nawe waraza yikomanga mu gituza, ukoresha w'ikoro, waravuga sinkwere no kuraba mu maso yawe Mana, waca bugufi. Yesu gwaranje abwira abigishwa be ngo doruriye waciye bugufi akikomanga kanga no kuraba mu maso y'Imana atasha atsindishirijwe. Naho uriya nubwo ibyo yavugaga byari ukuri, ariko yabivuze harimo kwibona, kwishyira hejuru, ntago atsindishirijwe. Guca bugufi ni kimwe mu bintu bituma Imana ikumva, kandi Imana ikaguha gutsinda kandi ugatsindishirizwa nayo. Bene data mutunge guca bugufi nk'isoko, nk'imbaraga, nk'ubutware cyangwa icyatera Imana gukora mu buzima bwawe. Ndabarikira gutunga umutima uciye bugufi. Guca bugufi bigira ibintu byinshi. Twavuga ibintu byinshi, bigira inyungu z'uburyo butanu. Twavugaho byinshi mu guca bugufi, bigira inyungu z'uburyo butanu. Kuko umwanditsi wanditse Zaburi 25:9 yaravuze ngo abicisha bugufi azabayobora mu buryo bwo gukiranuka, abicisha bugufi azabigisha inzira ziwe. Guca bugufi kugira inyungu z'uburyo butanu. Inyungu y'uburyo bwa mbere ko guca bugufi biguhesha kuyoborwa n'Imana. Niko uyu mwanditsi yavuze wa Zaburi 25:9 ngo abicisha bugufi azabayobora mu buryo gukiranuka, abicisha bugufi azabigisha inzira ziwe.
abigishwa n'Imana gukiranukana abicira bugufi. Iyo ni inyungu y'uburyo bwa mbere. Inyungu y'uburyo bwa kabiri nuko abicisha bugufi n'Imana abigisha inzira zo gukiranuka. Ntago wakwishoboza gukiranuka, ariko iyo waciye bugufi Imana ikwigisha inzira zo gukiranuka. Iyo ni inyungu y'uburyo bwa kabiri. Isenyo mu Migani 22:4 hora bangucisha bugufi yakuba witeka Imana, ingororano n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Guca bugufi ni isoko y'ubukire, guca bugufi ni isoko y'icyubahiro, guca bugufi ni isoko y'ubugingo. Byo ni ibintu bitanu, zo ni inyungu z'uburyo butanu ziboneka iyo umuntu aciye bugufi. Mwene data mushiki wanjye, ndakurarikira guca bugufi nk'isoko ikwinjiza mu bugingo, guca bugufi nk'isoko ikwinjiza mu cyubahiro, guca bugufi nk'isoko kwinjiza mu bukire, guca bugufi nk'isoko kwinjiza mu kuyoborwa n'Imana, guca bugufi nk'isoko kwinjiza kugendana n'Imana. Mana y'amahoro bagwizeho imbaraga kandi baha umugisha ku gutega amatwi ijambo ryayo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.